ntiwigirire nabi, ntiwumve ko Uwiteka yakwanze burundu, ntiwumve ko waba warageze kure aho Imana itakubabarira. oya, Uwiteka Imana arababarira, humura. Uwiteka Imana agira neza, humura. Uwiteka yagukura mu bubata bw'ubusambanyi, Uwiteka Imana yagukura mu bubata bw'ubusinzi, Uwiteka Imana yagukura muri ubwo bubata bwaho ibiyobyabwenge bikugejeje kure, Uwiteka Imana yagukura mu bubata bw'uburiganya, Uwiteka Imana yagukura mu bubata bw'uburozi uhozemo igihe uri umupfumu ukorera imyuka mibi. Uwiteka Imana yagukura aho hantu, Uwiteka Imana aho ngaho Satani yakuzingiye yahagukura. Umva imbabazi ze ngo zihoraho iteka ryose, imbabazi ze ntabwo zirondoreka. ngo ku isi yitaruriye itandukanye n'ijuru, ngo niko n'imbabazi ze rwose ahora tugirira nazo zitandukanye nuko twebwe tubitekereza. Uwiteka ni umunyebambe, Uwiteka ni umunyembabazi, Uwiteka agira impuhwe nyinshi. Mwiriwe neza abakunzi ba Lion Mountain TV, nongeye kubasuhuza. Ngiye muvugana nawe ndi Rusasira Emmanuel. Ubu ngubu iki cya kiganiro cyanyu cy'inkuru nziza. Inkuru nziza y'uyu munsi iravuga ngo humura, nta cyaha Imana itababarira. Uri umunyabyaha, uri umugome, uri umurozi, urabizi. Ikindi kandi wishe abantu benshi, uri umunyeshyari. Ikindi urangana, Uwiteka Imana ababibona. Ariko nimba ufite n'umutima wo kwihana, nimba urambiye ibyo byaha byawe, uri umusambanyi, nimba ubirambiwe, uri umujura, nimba ubirambiwe, urumva bigutumita mu mutima, urumva wararambiwe, urumva uri umugome, urumva bigeze ngo ubireke, igihe kirageze ngo uruhuke, igihe kirageze ngo uve muri ubwo bubata bwa Satani. Uko Satani agukoresha icyaha, uko Satani agukoresha ibyaha byinshi, niko umutima wawe iyo umwuka w'Imana ukumurikiye, ikikubwira ko Uwiteka yakumurikiye nuko wumva utangiye kurambirwa n'ibyo byaha kandi kera byarakuryoheraga. Nta cyaha Imana itababarira. Wa muntu we, wa mukobwa we, wa mugabo we, ubusinzi, uburaya, ibyo ngibyo byose Uwiteka Imana arabibabarira. Nzanywe no kumenyesha inkuru nziza abababaye mu mitima, afite intimba mu mitima ko Uwiteka abababarira. Nje kumenyesha ko Uwiteka yagukura muri iryo sayo y'ibyaha, muri iyo sayo y'ibyaha. Uwiteka Imana nashimwe. Rero kadusome muri Bibiliya, wumve uburyo Uwiteka ababarira, wumve imbabazi ze kunzi ari nyinshi kandi zihoraho iteka ryose. Uwiteka abaha umugisha. Tugiye kumva rero inkuru nziza. Ngaho tega amatwi wumve. Ariko niba tugeze utarakora subscribe, kora subscribe, ukore share, ukore like, kugira ngo Uwiteka Imana akomeze atwagurire hamwe. Nimba akunze kino kiganiro, gisangize n'abandi bawe, cyangwa se commenting utubwire ibyo ejo tuzavuga, cyangwa se ibiganiro byacu ubigiremo uruhare mu izina rya Yesu Kristo, amen. Reka dusome Bibiliya twumve icyo Bibiliya bivugaho. Zaburi 103 umurongo wa 8 haravuga ngo Uwiteka ni umunyebambe, ni umunyembabazi, atinda kurakara, afite kugira neza kwinshi, ntakomeza kurwana iteka, ntagumana umujinya iminsi yose, ntiyatugiriye ibihwanye n'ibyaha byacu, ntiyatwituye ibihwanye no gukiranirwa kwacu. Nk'uko ijuru ryitamuruye isi cyangwa se ritandukanye n'isi, niko imbabazi agirira umwubaha zingana. Nk'uko aho izuba rirengera hitaruye aho rirasira, uko niko yajyanye kure yacu ibicumuro byacu. Nk'uko se w'abana abagirira ibambe, niko Uwiteka agirira abamwubaha
murakoze cyane. Uwiteka nashimwe. Ese wumva uri mu bubata bw'icyaha, ukumva wenda waraciriweho n'Imana burundu? Oya, ntabwo ari uko bimeze. Ese wumva urambiwe ibyaha? Uwiteka Imana arababarira. Uwiteka Imana akuraho ibyakubuzaga amahoro, ibyakubuzaga gutuza. Tumaze gusoma Bibiliya, tumaze kumva uburyo Uwiteka agira imbabazi, kandi imbabazi ze zihoraho iteka ryose. Ndakubwiza ukuri mugenzi wanjye we, ndakubwiza ukuri mukobwa wanjye, Uwiteka arababarira. Uwiteka akuraho ibyaha ugasigara wera. Ntiwigirire nabi, ntiwumve ko Uwiteka yakwanze burundu, ntiwumve ko waba warageze kure aho Imana itakubabarira. Oya, Uwiteka Imana arababarira, humura. Uwiteka Imana agira neza, humura. Uwiteka yagukura mu bubata bw'ubusambanyi, Uwiteka Imana yagukura mu bubata bw'ubusinzi, Uwiteka Imana yagukura muri ubwo bubata bwaho ibiyobyabwenge bikugejeje kure, Uwiteka Imana yagukura mu bubata bw'uburiganya, Uwiteka Imana yagukura mu bubata bw'uburozi uhozemo igihe uri umupfumu ukorera imyuka mibi. Uwiteka Imana yagukura aho hantu. Uwiteka Imana aho ngaho Satani yakuzingiye yahagukura. Umva imbabazi ze ngo zihoraho iteka ryose. Imbabazi ze ntabwo zirondoreka. Ngo ku isi yitaruriye itandukanye n'ijuru, ngo niko n'imbabazi ze rwose ahora tugirira nazo zitandukanye nuko twebwe tubitekereza. Uwiteka ni umunyebande, Uwiteka ni umunyembabazi, Uwiteka agira impuhwe nyinshi. Ndibuka igihe kimwe ibyo tugenda dusoma muri Bibiliya bigenda bitwigisha, Pawulo yarazengereje ab'itorero abagirira nabi, agira uruhare runini cyane ko umugabo Stefano apfa, ndetse agenda atoteza bamwe mu itorero i Yerusalemu, agenda atoteza bamwe mu itorero i Buyuda, muri Isiraheli hose arabazengereza, kugeza ubwo intumwa n'abantu bizeraga umwami Yesu bajyaga bikanga Sawuli, ndetse bagiye bavuga yuko Sawuli ari umugome, ari umwicanyi. Ariko Uwiteka yaje kumugirira imbabazi, aba umwe mu ntumwa yarenganyaga. Nawe rero ntago ibyaha byawe byaba ngo ibyaha byanyu niyo byaba tukutuku ngo yabigira umweru bikera nka sheregi. Rero Uwiteka Imana arahari, Uwiteka arahari ku bugingo bwawe. Ahubwo mwemerere uhindukire, mwemerere ugaragaza umutima wo guhinduka, mwemerere urambirwa n'ibyo byaha, mwemerere ukureho ubusambanyi bwawe. Urindaya uratega ku muhanda, nawe urabizi birakurambiye. Va muri ibyo, Uwiteka kubabarire, Uwiteka guhindura ubuzima. Nawe waba umwe mu bavuga ijambo rikomeye kandi ryiza rya Yesu Kristo, waba umwe mu bamamaza ubwami bw'Imana, aho kugira ngo wamamaze imigambi ya Satani n'imbaraga za Satani. Ngaho garuka, humura. Ese uribuka Dawidi ubwo yajyaga gusambanya muka Uriya akarenga akicana Uriya umugabo we, yasabye imbabazi, Uwiteka aramubabarira. Ese uribuka Yona ubwo yajyaga ahunga Uwiteka yaga gutumwa akigira i Yopa, agatega akagenda agatanga ihoro kugira ngo ahunge Uwiteka? Urabizi ko Imana yamubabariye nawe. Haleluya, Yesu ashimwe cyane. Nawe Imana yakubabarira, nawe Imana yagushyiraho imbabazi zayo, nawe Imana yaguhindura ukaba umugore mwiza nubwo uri umusambanyi. Imana yaguhindura ukaba umupapa mwiza, ukubaka urugo rwawe nubwo amafaranga yawe yamarira mu businzi. Nawe wavuga ubutumwa bwiza nubwo uri umurozi ukaba uri n'umupfumu. Nawe wakora ibitangaza nk'ibyo Pawulo yakoze nubwo yicaga abantu. Uwiteka Imana yaguhindura, Uwiteka Imana yakugira neza. Humura, nta cyaha Imana itababarira. Humura, nta cyaha Imana idakuraho. Yagukuraho ibyaha byawe byose uyemereye ugasaba imbabazi. Uwiteka Imana ni umugabo w'umuhanga. Icyiza cye yagukuraho ibyo byaha byose, ukaza ugakomera, ukaba umuntu, ukadepasa abapasiteri bakomeye, ukaba umuntu ukomeye. Wumvishe abapasiteri benshi bakubwira cyangwa se batanga ubuhamya ko hari aho bavuye, ntago bari abagiziranenge, nabo bari abanyabyaha.
kenshi Imana ikoresha mwebwe cyangwa se twebwe twari twarasayishije mu byaha ariko tumwemereye. Murakoze cyane, ntabwo nshaka gutinza ikiganiro, nashaka kubabwira yuko nta cyaha Imana itababarira. Wowe uzerereye uheze mu rungabangabo, humura Uwiteka Imana yakubabarira. Wowe w'umusambanyi Imana yakubabarira. Wowe ukora ibiteye isoni ndetse uvuga n'ibiteye isoni, ahantu hose Imana yakubabarira. Hindukira byonyine, Uwiteka Imana akugirire neza. Ngaho umva ijambo ry'Imana, ariko nakore subscribe kuri iyi channel yacu, ukore share, ukore like, ukore comment, kugira ngo ubutaha tuzabonye ibiganiro byose twe tuguhereza. Murakoze cyane. Iyi ni Elayon Mountain TV, naho njyewe ndi Evangeliste Rusasira Emmanuel. Uwiteka Imana abaha umugisha. Ciao, shalom.